turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mwatangira mwibwira abatwumva. Murakoze cyane, nitwa Augustin Mungwara Karama. Ayo ni amazina yanjye bwite, hanyuma amazina y'ubuhanzi M Augustin Bella. Uti ni M Augustin Bella. Ese mu by'ukuri Mungwara Karama Augustin ni muntu ki? Murakoze cyane, nkuko nabivuze nyine nitwa Augustin Mungwara Karama, umuhungu wa Kalisa Jean Baptiste na Nakabonye Maria Teresa. Nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Karembo, mu kagari ka Nyamirambo, mu mudugudu wa Kivugangoma ya kabiri. Hanyuma rero aho ngaho naho nize amashuri yanjye abanza. Ku ishuri ku rwunge rw'amashuri abanza rwa Kabirizi. Ubwo ni primaire. Yego. Nkomereza amashuri yisumbuye icyiciro cya mbere ku ishuri ryisumbuye rya Kabirizi, ryari ryegeranye nyine. Icyiciro kibanza ni muri Troncome. Yego. Hanyuma icyiciro gisoza amashuri yanjye yisumbuye nakirangirije mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri, aho mu karere ka Nyabihu, mu ntara y'Iburengerazuba, mu murenge wa Kintobo. Aho ngaho naho narangije kwiga amashuri yanjye yisumbuye mu ndimi n'ubuvanganzo, hanyuma ndetse nanahabaye umwarimu umwaka umwe mbere yo kujya muri kaminuza. Hanyuma guhera muri 2008 nakomereje amashuri muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Murakoze cyane. Nagize amanota menshi, nari nagize diplome ya mbere mu ndimi n'ubuvanganzo, amanota 5.8 ni amanota menshi cyane mu ndimi n'ubuvanganzo. Ariko byari no mu gihe abantu bize bari bataraba benshi, nta bize kaminuza, ku buryo umuntu warangizaga afite amanota adasanzwe w'umuhanga yashoboraga kubona akazi ku buryo bumworoheye, cyane cyane ku murimo wo kwigisha. Yego, ni muri ubwo buryo nahigishije. Nigisha mu wa 4, mu wa 5 no mu wa 6. Abana bari nyuma yanjye umwaka umwe bose narabigishije basoza amashuri yabo yisumbuye mbere y'uko njya muri kaminuza. Yakoreye abanyarwanda ndetse n'isi yose ibimenye kuko nta bangari birimo. Nzigarutseho gato rero, indirimbo ya mbere yitwa Father of the Nation. Mu Kinyarwanda umuntu agenekeje nukuvuga umubyeyi w'igihugu. Nagereranyije Perezida Paul Kagame nk'umubyeyi w'igihugu cy'u Rwanda, kandi koko nibyo, ni umubyeyi wacu. Muri iyo ndirimbo hakubiyemo ibikorwa by'indashyikirwa Perezida Paul Kagame yakoreye abanyarwanda muri rusange. Abakecuru n'abasaza yabazaniye VUP kugira ngo ibasindagize, abazanira ingoboka. Hanyuma atuzanira gira inka munyarwanda kugira ngo tutagira ubworo. Dushobore kunywa amata, tubone n'ifumbire, dufumbize imyaka yere, turye twishute, tugira imbaraga, tugira intege n'ubugingo, tumererwe neza. Atwubakira imihanda myiza ahantu hanyuranye. Aduha amashuri menshi ku buryo buri munyarwanda wese ashobora kwiga. Atwubakira ibitaro ku buryo buri munyarwanda wese ashobora kwivuza. Tubona amakaminuza anyuranye, tubona amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ku buryo umuntu ushaka kwiga ibijyanye n'imyuga yabyiga kandi bikamugira akamaro. Atuzanira ubudehe, amazi yakwiriye hirya no hino mu gihugu ku buryo nta muntu ukigira umwuma, nta n'ukicwa n'umwanda. Abanyarwanda barasa neza kuko barakaraba. N'ibindi bikorwa byinshi by'indashyikirwa tutavuga ngo turangize. Wenda naririmba gato kuri iyo ndirimbo. Ibikubiyemo ni ibyo ngibyo maze kuvuga, n'ibindi byinshi ntarondora aka kanya. Hakubiyemo ibijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda, hakubiyemo ibijyanye n'ubwumvikane bw'abanyarwanda, hakubiyemo ubwiyunge bw'abanyarwanda, hakubiyemo ubwigenge bw'abanyarwanda, n'ibindi byinshi. Yego.
Father, Father, Father of the nation, 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 Father, Father, Father of the nation of Rwanda, of Rwanda. It's Paul Kagame. It's Paul Kagame, number one forever. Father, 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 Father of the nation. Father, 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 Father of the nation. We saw the power for all of the people. We go to them for all the people in Rwanda. Father, 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 Father of the nation. Father, 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 Father of the nation. We go take with him for all of the people. We go carry him for all the people in Rwanda. Father, 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 Father of the nation. Father, 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 Father of the nation. Father, 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 Father of the nation. Father, 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 Father of the nation. Ngayo ngukora indirimbo ya mbere. Nuko nguko yitwa Paul Kagame, umubyeyi w'igihugu. Kandi ibyiza yakoreye abanyarwanda, ngira ngo buri munyarwanda wese bimuri mu mutima. Indirimbo ya kabiri yitwa Rwanda the Beautiful Country. Muri iyo ndirimbo nakubiyemo ibyiza bitatse u Rwanda. U Rwanda rufite indangagaciro y'ubumwe wa Kigali uhora usukuye n'ibindi byinshi kandi byiza umuntu ashobora gushingiraho. Reka ndirimbeho gatoya hanyuma mbone kubabwira ku ndirimbo ya nyuma. Yego. I will sing the country of Rwanda, one song, one nation, one song, one nation, one song, one nation, one song, one nation forever. I will sing the country of Rwanda, one culture, one nation, one culture, one nation, one culture, one nation, one culture, one nation forever. I will sing the country of Rwanda, zero less one nation, zero less one nation, zero less one nation, zero less one nation forever. Yego, nuko nguko n'indirimbo ikubiyemo ibyiza byinshi bitatse igihugu cy'u Rwanda, ariko by'umwariko igaragaza ubudasa bwacyo. Hanyuma indirimbo ya gatatu yitwa Ukengurukiye Inyambo. Ni indirimbo noneho iri mu rurimi rw'ikinyarwanda. U Rwanda rwiza rukengurukiye inyambo. Muri iyo ndirimbo hakuyemo ibyiza byinshi cyane bitatse igihugu cy'u Rwanda. Nasaga n'umuntu uri kuratira mbese igihugu cy'u Rwanda, abantu bose batuye isi kugira ngo bashobore kuza kukireba, bagisure, barebe icyaga kiza cya Kivu n'ibindi biyaga byinshi, barebe ikiyaga cya Mugesera, ikiyaga cyitwa Ihema, ikiyaga cyitwa Rweru n'ibindi byinshi, barebe parike y'Ibirunga, parike y'Akagera, barebe ishyamba ryiza rya Nyungwe, ishyamba rya Mukura n'andi menshi kandi meza, barebe inyamaswa nziza zitatse zigize parike ziri mu gihugu cyacu, basura umujyi wacu mwiza wa Kigali, barebe inzu ndangamurage zinyuranye zibumbatiye amateka y'igihugu cyacu n'ibindi byinshi cyane umuntu atavuga ngo arangize. Reka ndirimbe gatoya kuri iyo ndirimbo ya gatatu mbere yo kuva kuri ingingo warumbajije. Yego.
Rwanda nziza, Rwanda nziza, Rwanda nziza, ukengurukiye inyambo nyamibwa we, shema tuguhundagazeho iminega y'umurera, rugori rwe ruramurika cyane. Hanyuma rero ukagenda ukubiramo ibyiza bitatse u Rwanda, dore parike nziza y'Akagera, dore byinshi cyane nyine nahoze ndi kuvuga. So mu by'ukuri rero izo ndirimbo uko ari 3 numvise ari impano ikomeye ngomba gutura perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Numvise ari cyo kintu jewe nabasha kumuha, nta kindi nabona namwitura usibye icyo ngicyo, kumuririmbira izo ndirimbo 3 nkazimutura, ndata ibyiza yakoreye u Rwanda n'abanyarwanda nk'umubyeyi w'igihugu, kandi ubwo bwiza bwabyo ntibube ikintu dupfundikira, ahubwo amahanga yose abumenye, abanyarwanda nabo babumenye, babyiteho, kuko hari abanyarwanda nubwo atari benshi bavuga igihugu nabi, bavuga ubuyobozi bwacyo nabi, basubiza agatima impembero, bibuke aho perezida Paul Kagame yakuye u Rwanda n'ibyiza byinshi cyane tutarondora ngo turangize yarukoreye, kandi n'amahanga yose abimenye, si ibanga, kuko hari amahanga avuga nabi u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo, amenye yuko igihugu cy'u Rwanda gihagaze neza, gifite ubuyobozi bwiza bukorera ibyiza abanyarwanda, biteza imbere igihugu n'abanyarwanda muri rusange, kandi mu mahanga aze gusura u Rwanda arebe ubwiza bwarwo arwigireho. Ariko nawe utabibona kereka udashima, kandi abantu twese ntitwaremwe kimwe, ubwo nyine nibyo. Hanyuma ubundi iyo ugiye kwandika indirimbo zawe cyangwa se kuzisohora, tubwiye ko ufite indirimbo nyinshi, ugendera kuki, uririmba kuki ubundi muri rusange, ni icyo ukunda kuvugaho? Ese tubwire, waririmba indirimbo zose nk'umuhanzi cyangwa hari izo utaririmba? Tubwire muri make uririmba kuki? Jewe nta ndirimbo ntaririmba. Yego, bishaka kuvuga ko niyo mu kabyiniro muri boîte night club kabisa wayiririmba nta kibazo? Ipfa kubiri mu butumwa. Indirimbo jewe ntaririmba, indirimbo numva idafite ubutumwa, idafite icyo yamarira uwayumva, cyangwa se ikamuyobya ubwonko agatekereza nabi, iyo ndirimbo sinayiririmba. Naho indirimbo yose iri mu butumwa numva bushobora gufasha abantu, yaba indirimbo y'isi isanzwe, yaba indirimbo y'Imana, ndayiririmba. Ariko alubumu umuzingo wa mbere nakoze ni umuzingo w'indirimbo 15 z'Imana. Izi ntago zirimo muri izo ndirimbo. Indirimbo ya mbere nakubwiye nahimbye bwa mbere yitwa Shimwa Mwami Amahoro. Ni indirimbo nahimbye nshimira Imana ibyiza igenda ikora abantu, umuntu agashobora kuba yaca mu mateka ubuzima bukomeye bukakaye, akabura icyo arya, akabura cyangwa akabura icyo yambara, agahura n'intambara zikomeye n'ibibazo by'ingutu, ariko Imana ikamutabara. Bwa buryo bwo gushima Imana, n'izindi zose uko ari 15 zigize uwo muzingo wa mbere, ni indirimbo z'Imana ziri mu ndimi zinyuranye, Kinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza n'Igifaransa. Reka ndirimbe gatoya kuri iyo ndirimbo nahimbye. Bishaka kuvuga ko zitarimo muri izo 15 rero? Ubwo uramutse ufashe izi 3 nahimbiye zaba 18, perezida Paul Kagame zaba 18. Yego, waririmba ndasubiza amaso inyuma ndeba ibyo wankoreye, ngasanga ari byinshi cyane simbona uko nabivuga, abo wagiriye neza bose nibagusingize, bagushima shimwa ushimwe, shimwa ushimwe, shimwa ushimwe, uratwite kuri umwami w'amahoro, uratwite kuri umwami w'amahoro. Iyo ngiyo ni indirimbo mu by'ukuri nahimbye bwa mbere, naririmbye bwa mbere, nashyize
no ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere. Iyo rero ngiye kwandika indirimbo kuyihimba byo ngendera ku buryo nayakiriye, kuko buri umuhanzi mukuru ni Imana, niwe uduha inganzo, niwe uduha ibyo duhimba, nyine nakubwa uburyo biza. Ariko kwandika indirimbo nabyo bijyana n'uburyo wayakiriye. Ushobora kwakira indirimbo ihera ku gitero, inyikirizo ikaza nyuma. Ushobora kwakira indirimbo ibanza inyikirizo, ibitero bikagenda biza nyuma. Ushobora kwakira indirimbo iri buzemo inyikirizo nyinshi, inyikirizo imwe ivaho ukaza guhindura ugafata iyindi. Mbese wandika indirimbo, nandika indirimbo bitewe n'uburyo iyo ndirimbo nayakiriye, icyo navuga mbese inganzo igihe yanzagamo, biterwa na arrangement y'umuhanzi. Yego, ariko cyane cyane icyo na mpuriraho n'abandi twese tuzi muri rusange nuko akenshi iteka indirimbo bifite inyikirizo n'ibitero. Inyikirizo ikaba imwe, ibitero bikaba byinshi. Gusa hari igihe bibaho yuko tugira n'inyikirizo zirenze imwe. Noneho rero nyine iyo wandika indirimbo kugira ngo uyigwize ibindirimbo ishyitse, nuko ubusanzwe igira ibitero byinshi bitewe n'icyerekezo iyo ndirimbo iri kuganamo. Niba ari indirimbo yo gushimira Imana, uzavuga ibyiza Imana yagiye gukorera. Niba ari indirimbo yo gusaba, uzibanda ku byo wumva ukeneye gusaba. Niba ari indirimbo yo guhimbaza Imana, uzayihimbariza ubwiza bwayo, ubugwaneza bwayo, ubushobozi bwayo, ubudahangarwa bwo n'ikuzo ryayo. Niba ari indirimbo yo kurata igihugu, uzavuga ubwiza bwacyo. Niba ari indirimbo yo gukosora abantu ngo bareke imigenzereze mibi runaka bafite, uzababwira iyo migenzereze mibi bafite kugira ngo bayereke, babwire n'ibyiza bagakwiye gukora. Mbese urumva icyo twebwe dukora nk'abahanzi, dushinzwe gushimisha abantu, dushinzwe kubigisha, dushinzwe kubahugura, tubinyujije mu bihangano byacu no kubemeza ukuri bakwiriye kuba bakurikira kugira ngo babe abantu bazima mu muryango rusange. Yego, ikindi nakubaza, uramutse ugize amahirwe yo kubonana na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ni iki wamubwira, ni iki wamusaba muri make, cyangwa se ni iki wamuganiriza? Tubwire, ufite amahirwe yo kumubwira ijambo rimwe. Yego, urakoze cyane. Ndamutse ngiriwe amahirwe n'ubuntu bwo guhura na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ijambo ryanjye rya mbere ryaba ari ryo kumushimira. Ni umugabo w'intwari cyane. Wenda ntabwo ndi mukuru cyane, ariko iyo urebye amateka iki gihugu cyanyuzemo, twebwe tutari tuzi, twagiye tumenya nyine bagenda batwigisha mu mashuri muri iyi myaka mike yishize, ubona ko igihugu cy'u Rwanda cyavuye ahantu habi, cyavuye ahantu kure, cyavuye ahantu hakomeye. Mbese uramutse ukibatije yuko ari mvuye kure, ntabwo waba wibeshye, u Rwanda rwavuye kure, kandi aho rugeze ni heza. Tekereza nawe, nyuma y'ariya mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, Abanyarwanda bo ubwabo bwite, nta munyamahanga bo ubwabo barifashe baricana hagati yabo, turabizi. Ibaze rero perezida wa Repubulika Paul Kagame washoboye kongera guhuza abo bantu, akabahuza, uwishe n'uwiciwe, uwahemutse n'uwahemukiwe. Ntibyoroshye, urugendo rukomeye cyane, aho harimo uw'umuryango we warimbutse wose ugashira n'uwawurimbuye. Abo bantu bakongera bagahurira mu gihugu cy'u Rwanda, bakongera bagatura, bakongera bagaturana, bakongera bagasabana amazi, bakongera bagasabana umuriro, bakongera bagasangira icyo kurya, bakongera bagasangira icyo kunywa, bakongera bagahurira mu birori, bakongera bagasabana, bakongera bagasabana abageni, bakongera bagahana abageni, bakongera bagashyingirana, bakongera bakabana bakunga umwe nk'Abanyarwanda. Ukongeraho no kuba iterambere ry'igihugu bidasigana. Hanyuma nuva kuri icyo ngicyo, icyo cyo kirakomeye, ni inkingi mwamba
iyo nyigezeho nzamura amaboko yose. Ni ikintu kirenze ubwenge bwa muntu, na n'ubu simbasha kucyumvisha neza uburyo abanyarwanda uyu munsi bunze ubumwe, babanye mahoro mu gihugu cy'u Rwanda kandi bari mu cyerekezo kimwe. Noneho ngera icyo wavugaga iterambere ry'igihugu, kubona noneho igihugu cyari cyarahindutse amatongo, uyu munsi gifite imihanda myiza ya kaburimbo ahantu hose, kandi gifite bya bikorwa byose wagiye uvuga hose, kandi gifite amazi ahantu hose, amashuri meza, za kaminuza nziza, amashuri y'ubumenyi ngiro n'ay'imyuga, gifite ibitaro ku buryo abantu bivuza, hari uburyo bwo gufasha abaturarwanda kubaho, abashaje bakabaha ingoboka, abanyarwanda baciye bugufi badafite amikoro bakazana politiki ya VP kugira ngo bashobore kubona uburyo bwo kubaho, hakaba hari demokarasi, hari ubumwe, hari ubwiyunge, ubona mbese abanyarwanda bari mu cyerekezo kimwe. Rero ngize amahirwe yo guhura na Perezida Paul Kagame, namushimira ubwo butwari budasanzwe, namubwira ko ari umugabo w'intwari mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero ukiri aho ngaho ari cyo kumusaba kubwira ati gira icyo usaba, wamusaba iki? Yego, kubera yuko kimwe jewe ndi umuhanzi, namusaba gushyigikira abahanzi bazamuka, ko asanzwe abikora. Yego, ubwo nyine kubera ko naba nagize amahirwe yo guhura nawe imbona nkubone kandi ku giti cyanjye, yego, namwisabira ubufasha muri uyu murimo w'ubuhanzi natangiye ku giti cyanjye ntagendeye ku bandi, kubera ko umuziki ni ikintu cyiza kandi gifasha, kikajya no ku bantu benshi cyane bashoboka, kugira ngo tubigishe, tubafashe, tubashyire mu murongo wo kugororokera igihugu, umugabane ndetse n'isi muri rusange b'abanyarwanda beza. Namusaba rero kumfasha kubona mikoro kugira ngo nshobore gushyira hanze ibi bihangano byinshi cyane mfite bisaga 300 bifasha abanyarwanda bose kurushaho kuba abanyarwanda beza, bakunda igihugu cyabo, bakifuriza ejo hazaza heza, kandi basenyera umugozi umwe bacyubaka. Ibyo bintu rwose arabishoboye, kuko na siporo uretse n'umuziki byose biteza imbere. Ndabona ushaka kuba uri no mu sportifu, ndetse unambaye neza, nari nibagiwe kubikubwira, wambaye ingofero nziza cyane iriho Rwanda, amajezi complete y'u Rwanda, agakomo ku kuboko kariho Rwanda, wambaye neza cyane, inkweto amabara y'u Rwanda, urasa neza kabisa. Congratulations. Hanyuma urateganya iki cyo kubwira abakunzi bawe, abagukunda mu buryo butandukanye, yaba iryo jambo ry'Imana ujye ubabwira ryiza, indirimbo zitandukanye ubagenera, n'ibindi bikorwa mu buzima busanzwe n'abo banyeshuri bose wagiye wigisha? Muri make umuntu wese ugukunda, tutitaye ngo agukundira iki, ugukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, icya mbere nabwira abakunzi banjye ni uko imihigo ikomeye kandi ikomeje. Yego, ni ukuvuga ndakomeza gushyira imbaraga mu kubaha ibihangano byinshi byiza kandi biryoshye. Ku buryo bw'umwihariko navuze ko nashyize hanze umuzingo w'indirimbo 15 ziri kuri YouTube channel, ari ama audio yumvwa gusa, zidafite amashusho. Ndimo kugenda nzikora amashusho, ndifuza kuyakora nkarangiza vuba, kugira ngo izo ndirimbo zose uzihe abakunzi bawe agaragare. Yego. Hanyuma ikindi nuko nifuza ko nyuma yo kurangiza amashusho, nibura muri iyi mpeshyi, amezi ya nyuma y'umwaka, natangira kuyakoramo ibitaramo mu ntara zinyuranye, mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo ndusheho gutaramira abanyarwanda, kubashimisha no kubafasha kwinjira mu nganzo yanjye uko bikwiriye. Ariko icya kabiri nabwira abakunzi banjye ni kubashimira uburyo badahwema kumba hafi. Buriya iyo ushyize hanze indirimbo, ntabwo mu by'ukuri hari uba wavuganye nawe kari buyirebe, ukabona umutapu, ayo magambo yo kunkomeza afite ahantu angera, akantera imbaraga, nkabona ko mu by'ukuri kumwe n'abantu bankunda, bakunda ibihangano byanjye, kandi mu by'ukuri banshyigikiye. Bamenye yuko rero
aho bari hose b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, mbashimira mbikwe ku mutima kandi mbabwira ngo bakomerezaho. Icya gatatu nabwira abakunzi banjye nuko ni umwihariko w'ibihangano byanjye. Umwihariko wa mbere wabyo nuko biri mu ndimi enye, mu Kinyarwanda, mu Giswahili, mu Cyongereza ndetse no mu Gifaransa. Hanyuma undi mwihariko nk'ikintu cya kane navuga ni uburyo nkoramo indirimbo zanjye. Indirimbo zigiye mu njyana igenda gahoro gahoro yoroheje, nzikora mu buryo bujyanye n'umuco gakondo w'abanyarwanda. Zirimo abakaraza, zirimo ababyinnyi ba Kinyarwanda, zirimo intore, ku buryo mbese uzireba abona ibirango byuzuye by'umuco nyarwanda. Hanyuma indirimbo nazo zifite ururirimbo rwihuta cyane, iyo nzikora zifite injyana beat yihuta, ingoma. Urakoze cyane mu mvugo y'iki gihe. Iyo nkora izo ndirimbo nzikora mu buryo birumvikana bujyanye n'igihe, nifashisha abanyamideri, ibyo twita fashion mu ndimi z'amahanga, nifashisha ba bantu babyina ariko mu buryo bufite ibintu buba bushushanya, n'ubundi urumva haracyarimo umuco, ibyo bita drama team. Noneho nkanakoresha n'abakrobasi, ni ba bantu nyine basa n'abakora amasiporo, ariko nyine nabyo byose mu buryo bushimisha abantu, ku buryo yaba umuntu mukuru cyangwa se ukiri muto bibona muri ubwo buhanzi bwanjye muri rusange. Yego. Hanyuma rero icya gatatu nabwira abakunzi banjye n'inshuti zabo zose no gukomeza gusura channel yanjye yitwa M Augustin Bella, bakagerayo bakareba izo ndirimbo bakazumva, bagasa n'abiyandikisha nyine muri byo twita subscribe kugira ngo bajye bazibona ku bwinshi, bakagira icyo bazivuga byo twita comment, bakazisangiza abandi byo twita sharing, bakanagaragaza yuko bazishimiye, ibyo bita likes. Noneho ibyo byose ntabwo wabikora utazirebye, ibyo bita view. Nibyo ngibyo navuga muri rusange. Ariko ngarutse inyuma gatoya ku ndirimbo twigeze kuvugaho gukomozaho nahimbiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nuko amashusho yazo yarakozwe kandi arajya hanze muri ibi bihe by'umwihariko by'amatora, kugira ngo abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga bakomeze kuryoherwa n'ibyiza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoreye u Rwanda, agejeje ku banyarwanda, bakomeze kuryoherwa n'ubwiza bw'u Rwanda, barwifurize ishya n'ihirwe, barwifurize kubaho, gukomera, kuramba no gutera imbere. Kandi nanjye ndarwifuriza ishya n'ihirwe nk'umunyarwanda muri bo. Hariyaho nk'ibisanzwe kabisa, ni 9/9 tuzamutora, nta bintu byo gushidikanya. Niko bimeze, ahubwo witegura kuzimu za ry'umwe kuko lazima bigomba kuba. Hanyuma ngarutse ku bihangano bya uzarya n'ikigori musabane, ni ngombwa, ni lazima biba byahora biduha. Hanyuma ahubwo ikintu ngarutse ku bihangano byawe, akeza karigura, ni ngombwa bagomba kubireba kuko ibintu riremba turabikeneye, kuko byubaka abanyarwanda. Ahubwo uretse kuri YouTube nta handi hantu dushobora kuba twasanga ibihangano byawe, cyangwa se nizihe zindi platform waba ukoresha? Urakoze cyane. Abajya kuri Facebook, kuri Instagram, hari agaprogramu kitwa Rite, na TikTok, Messenger ni ya Facebook birumvikana. Aho ngaho mba mpari, izina ni rya rindi ni M.Augustin Bella, ntabwo rihinduka. Niko nitwa nk'umuhanzi, na channel yanjye nuko yitwa, no kuri izo mbuga zindi nuko nguko nitwa. Bagereyo rero bakomeze bantwikire ibintu biburyohe, bambi inyuma, nanjye mbari inyuma, kugira ngo tube abanyarwanda beza babereye u Rwanda, Afrika n'isose muri rusange. Nyamuneka bagutumbagize ntibagutwikire kuko byaba bibi cyane, hatagira utaha ugasanga rwose ubu ngubu yajya shumi ku rugo rwawe rwahiye ukaririmba yo kwarika. Hanyuma rero icyo nabwira abadukurikiye, nyamuneka mugende kuri YouTube mwandikemo M, mushyireho Augustin cyangwa se Auguste, hanyuma mushyireho Bella, hanyuma murabona ahantu hari ijambo ryanditseho ngo subscribe, muri kandiho
hanyuma mukande kuri all kugira ngo buri kintu cyose kizo buri gihangano muzajye mugikurikira, hanyuma ukoreshe ya mu nshuti zawe mu bavandimwe no mu bandi kugira ngo abashe gukomeza gutera imbere, cyane ko ibyo aduhereza ibihangano bye n'iby'abaturarwanda n'iby'abanyarwanda n'ibitwubaka. Ikindi mukore like, ibyo bintu biramumotiva bituma kurushaho kubahereza ibyiza bitandukanye. Munashyiremo comment niba ari inyunganizi, niba wifuza ko yaririmba ku kintu runaka, niba yarakunze indirimbo ye, niba yaragize ute icyifuzo, inyunganizi byose mwandike muri comment kugira ngo arusheho kubibona aduhereze ibyiza kurushaho. Augustin Bella nagushimira. Nanjye ndabashimiye uyu mwanya mwampaye muri studio yanyu, murakoze cyane. Ugira amahoro. Urayahorane nawe nyakugira Imana.